Ibihe byiza nshuti bakunzi ba BVN TV Rwanda, turabasuhuje twizera ko mumeze neza cyane, nizere ko muri amahoro. Abantu mudukurikira muri hirya no hino ku isi mwese ndabasuhuje, abadukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo mwese mwiyumve mikaze muri iki kiganiro. Nitwa Jacques Morgan Tuyizere. Nkuko bisanzwe murabizi ko iyo twaje gutya tugaragara tuba tuje kuganira ku bintu byiza kandi bifite akamaro kanini. Niyo mpamvu twazanye abantu twabatumiye kugira ngo badusharinge kuri experience y'ubuzima, tuganire ku bintu byinshi bitandukanye. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ni inzozi y'ubuto n'ubuto. Mumaze kubimenyera ko iyi ari content twabazaniye, aho dutumira abantu bakatubwira kera uko bumvaga bazaba, cyane ko nta mwana ukura atagize inzozi cyangwa se ikintu yifuza kuzaba cyo. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira n'uyu mwene data muri kubona. Ni umuntu mwiza, arasa neza, arakeye, murabibona ko asa n'amafaranga. Niwe tugiye kubana uyu munsi wa none. Munyemerere mwakire, tugwaye ikaze kuri BVN TV Rwanda. Yego, murakoze cyane. Turi kumwe nande? N'uwampoza Aline. Uwampoza Aline, ngira ngo wabyumvishe ibyo dukunda kuganiraho n'abantu tuba twatumiye. Tubwire, kera ukiri umwana wumvaga uzaba iki? Kera nyiri umwana numvaga nzaba umutetsi. Umutetsi, bamwe b'abatetsi nyine baba bari aba master. Nakundaga guteka cyane. Yego. Hanyuma uko wakuze nyine byaje kugenda gute? Nyine nyuma hako nyine iyo umuntu yigeze muri secondaire, yego, urenze troncome fata section, kahitamo icyo ushaka kwiga, accounting, bya bindi bya IT. Ariko ngewe ntabwo aricyo nagiye gukurikirana, numvaga nzajya kwiga hotellerie. Ko birangira atari byo nize, ni banshyize muri accounting. Ababyeyi banjye banderaga bamitiyemo kwiga accounting kuko babonaga ko ari byo nshoboye. Ariko ngewe nkumva muri ngewe hari ikintu kindimo, nkumva nyine kiranyakamo, nkumva nshaka guteka kubera ko mu rugo nakundaga gukora utuntu. Usanga ndi gukora utuntu tw'amandazi, nta muntu wabinyigishije. Ndi guteka ubunyobwa urabizi ukuntu babuteka mu rugo. Usanga ndateka ubunyobwa, nta muntu wabinyigishije. Ndateka amandazi, ndateka uducapati, crepe urayizi? Yes. Usanga ni utuntu ndi kwiga ngenda niga, ariko nta muntu watunyigishije. Nkagenda nkunda guteka nyine, nkumva nyine nzagenda nkura muri mu mahoteli, nindangiza wenda se nzashinge nka hoteli yanjye, numvaga nzakora hoteli yanjye. Yego. Nkaba mfite nagiye hoteli kinini, nkaba manager wacyo. Numvaga mfite izo nzozi zo kuzaba umutotsi wo ku rwego rwo hejuru. Ariko ntabwo ariko byagenze kubera ababyeyi. Hari abandi bantu nabo bijya bibaho cyane, ukaba wumva nyine ufite inzozi yo kuzaba ikintu runaka, ariko ababyeyi nyine bakagucarenginga, ugasanga nyine bakujyanye mu byo bo bakunda. Rimwe na rimwe ugasanga n'ibyo wowe bakujyanyemo bo bakunze, wowe nyine ntabwo byishimiye, ugasanga ahubwo nta nubwo ubigiriyemo amahirwe kubera ko wagiye mu kintu udakunda. Ikindi wenda no guciye mu ijambo, iyo ugiye kwiga gukora ikintu udakunze ntabwo ugishyiraho umwete. Bavuga ngo reka mbyige nyine kuko bamwenge kubyiga. Yego. Yes, ariko ugasanga nyine ntabwo ubishyizeho umutima, ntabwo ubyitayeho, ntabwo nyine uri kubyumva pe. Ababyeyi badukurikiye ndabizi ko nabo bajya abana natwe. Buriya iyo umwana yakubwiye ikintu akunda cyangwa se kikwereka, warangiza ukamushyiramo ibyawe, burya uba umuhohoteye cyane. Ngira ngo wowe hari n'inama wanagira ababyeyi nk'abo? Yes, niyo kintu nagira ababyeyi inama. Yego. Urabona iyo umubyeyi, n'urugero ndi umubyeyi, ushobora kureba umwana wanjye ngabona akunda ikintu, nta byakunda, wenda umwana iyo akura ubona ko hari utuntu akurana kandi akunze. Nk'urugero, umwana wanjye nshobora kumubona akunda gushushanya, akicara afata ikaramu, iyi kereyo ye n'igipapuro agashushanya utuntu. Iyo ni tara aba ari kudevelopa cyane. Cyangwa se ukabona umwana wawe akunda gukina umupira,
rimwe na rimwe yatorotse yagiye gukina umupira ukamushaka ukamuha kubera ko yagiye mu byo akunze. Yego. Ariko inama nagira ababyeyi, iyo ujya ubona umwana wawe hari ikintu akunze kandi ashyizeho umutima, umureka agikurikirane kuko icyo kintu kimugirira umubano. Iyo akuze akacyitaho akagishyiramo imbaraga, icyo kintu yashyizemo imbaraga kandi kiba kiri no mu bwonko bwe, mu bitekerezo bye, kimugirira umumaro cyane pe. Ubundi biba ari na byiza ko namusapotinga ahubwo ukamushinga. Niba ubona nyine akunda gukina akamugura utwo tubaro, waba ufite ubushobozi akamugura utwo tubaro, waba utanafite ubwo bushobozi nyine ugashaka utuntu byajya kabanga za kirere sinya nubwo no banga twa baro zo mu birere, umwana agakina akishima. Singo nyine ari ubushobozi, ushaka kuba udafite ubushobozi ariko ufite ubundi bushobozi ushaka gutera umwana wawe imbaraga. Hanyuma rero bakubujije kujya kwiga guteka, ugiye muri accounting. Byaje kurangira uhinduye inzozi se? Kubera ko izo wari ufite nyine wabonye ko batangiye hazajemo kidobya, wese uvuga ati ubwo ko umutetsi byanze wenda nabi iki kintu kimwe kindi, ikindi kintu watekereje nyuma yo kubona ibyo byanze cyaba ari iki? Mbonye ibyo byanze bitewe nuko nari namaze kujya muri accounting. Noneho inzozi zanjye zirarangiye, reka nshaka izindi nakumva najyamo. Sinumva nzaba ubukontabure nyine n'ubundi kuko aribyo nari ndimo. Nkomeza kwiga ubukontabure mbishyiraho imbaraga, ngeze no muri kaminuza sinareba indi section, njya muri comptabilité n'ubundi uvuga ngo byanga byakunda iyi comptabilité ifite ahantu izangeze, ndayiga ndayirangiza. Kofene n'ubundi tegereje akazi cyangwa wagafite ko nawe akazi tugeze na n'isaha wenda ntabwo ngategereje. Yego. Kuko ubu ngubu nshobora kuba ndi umuntu wikorera ku giti cyanjye. Yego. Iby'akazi byo nabivuyemo. Bivuze ngo ukabonye n'ubundi wapi wakomeza nyine ukikorera ibyawe? Oya, wenda nkabonye byaterwa. Byaterwa naho nkabonye. Yego. Okay. Ikiganiro n'inzozi n'ubuto, turi kumwe na Aline, aracyatubwira ukuntu nyine we urugendo rwe rw'ubuzima rwamugendekeye. Ariko se Aline, wigeze ugira igihe nyine ukumva ubuzima utakaje nyine nk'icyizere mu buzima? Hari nk'ikintu cyaba cyarakubayeho kumva nyine ubuzima urabwanze, kumva ucitse intege muri ubu buzima? Icyo kintu cyaba ari nk'igiki niba cyarabaye? Ikintu cyambayeho nkumva ncitse ubunege n'abadekuraje. Maze gushaka umugabo, maze gukura nyine ngashaka umugabo. Yego. Habaye ikintu cya divorce. Iyo divorce niyo yankozeho. Yankozeho numva nshaka no kwiyahura. Hari igihe umuntu ajya ukagira agahinda gakabije. Yego. Numva nshaka kwiyambura n'ubuzima. Numva nyine numva nkavuga se iki kintu kimbayeho kuko nzongera guhaguruka, nzongera kugira abantu bandeba, nzongera kugira inshuti. Nyine hari ikintu umuntu kikubaho kumva n'inshuti zirakwanga kubera icyo kintu muri sosiyete ubona atari ikintu cyiza. Hari ikintu cyambaye, icyo cyo cyambayeho nkumva nyine mbaye dekuraje mu buzima, nkumva nanjye bwanjye ncitse intege. Oya, birumvikana ni ibintu biba bitoroshye. Noneho nyine urebye n'ukuntu ukiri muto kubwira abantu nyine ngo waradivorishije ntabwo babyumva. Nta muntu ushobora kubyumva ati ubwo ko wadivorishije ukiri muto byagenze tugasanga kuko ibibazo byinshi utabasha no gusobanura ngo umuntu abyumve. Nta kundi nyine bijya bibaho. Iyo byaje baravuga ngo akaje karemerwa, nyine byaje umuntu arabyakira. Hanyuma rero uradivorishije, ni icyo kintu kindi cyakuzamuriye nyine imbaraga ukavuga ati nubwo bibaye ibi ngibi ariko nyamara ubuzima burakomeza? Ndatekereza yuko umwana ujya no gutandukana n'umugabo, hari abana mwe mwarabyaranye, ni iki noneho cyagupushinze nyine ukumva yuko noneho utagomba kwiyahura ahubwo wakomeza ugasunika nyine ubuzima bugakomeza? Ikintu cyamaye imbaraga kigatuma nanabaho cyane n'abana banjye. Yego. Navuga se ningenda ninde uzabarera? Nzagenda barerwa na rubanda?
undi uzabitaho se nuko nari kuzabitaho nkahoya nta mpamvu kankore ku bw'abana banjye byibura bazabone ko hari icyo nakoze ku bwabo. Izo mbaraga zigatuma nkora cyane. Hari abandi bantu bajya bashaka we noneho akagenda niba navuga ko aba afite target nyine yo kudivorusa, we akavuga ati nubwo ngiye ariko uyu muntu mukurikiyeho iki kintu ngiye ntimara kukibona, nzakora uburyo bwose bushoboka kugira ngo dutandukane. Ariko wowe nk'umuntu nyine byabayeho noneho utanabigizemo uruhare, ni iki kintu wagiraho inama abo bantu? Umuntu nagira inama nk'uwo muntu ufite iyo myumvire ntabwo aba ari myiza, ntabwo ari na sawa pe. Kugenda ufite target uvuga ngo uyu muntu mukurikiyeho ibintu birashira kandi ibintu ntibishakwa cyane, sibyo? Ushobora kugenda mukabana nta kintu mufite mwese, mugakora ibintu bikagerwaho. Kimwe nuko wagenda mukabana mubifite ariko ibintu bigashira byambyambye bikajya hasi, urumva? Ariko iyo wagiye kuri target nabona ugahita agenda niba ari byagiye ashaka, yagiye agasanga ibintu ntabihari arigendera. Ariko iyo wavuze ngo ngiye kubaka, niyo muryama hasi ubuzima burakomeza. Hari n'abandi rero we agenda afite gahunda yo kubaka pe, noneho yagera mu rugo navuga ngo ntibimugendekere neza, ugasanga umugabo we nanabyita kumuhoza ku nkeke, aramutoteza, aramukubita agira ute, ariko akavuga ati naje nje kubaka. Uwo muntu wamugira inama yo kuguma muri urwo rugo akubitwa agira gute, cyangwa ahubwo we wamubwira uti wowe niba ubonye byanze wakwigendaho kugira ngo uzapfire aho ngaho wishwe n'umugabo? Wowe wumva ari wowe noneho wamugiriye inama? Iyo hajemo gukubitwa mbyumva cyane, nyema numva nta mugabo wankubita. Urumva iyo bigezemo gukubitwa ukamuza mu nkeke ukangira gute, rero numva nakwigendera. Ndavuga ngo kangene nangire ubuzima bwanjye burimo amahoro, nkore cyane bashe kuzamuka. Kuko uwo muntu ugukubita buri munsi uguhozaho inkeke birangira n'undi akwishe cyangwa se akaguha ubumuga bwa burundu. Kugira ngo rero ugire ibyo bibazo wamuhunga ukigendera kujya gukora ubuzima bwawe bwite. Nyari tujya twumva ngo umuntu ngo yakubise undi ishoka, ngo yamwashishe ishoka, yamukubise umuhoro ngo arapfuye, kumva ni ibibazo. Kandi ubonye nyine bitameze neza ushobora kwigendera wamuhunga ukagenda. No kugira ngo mwebwe mu Rwanda ngo ejo yakubise umuhoro, ejo yamukubise ishoka, ejo yamutaye mu mazi, ukumva nyine ni ibintu bitumvikana. Jya kwihambira ku muntu, kuki umwihambiraho? Nibona bidakunda urareka. Yego. Okay. Hanyuma ikindi kibazo nshaka kukubaza, urumva umuntu ari umwe, ari umumama wenyine nta mugabo, no kurera abana nyine umugabo yagusigiye, ubona nyine ni ibintu biba byoroshye? Ni izihe challenge nyine wahuye nazo ukimara gutandukana n'umugabo? Maze gutandukana n'umugabo wenda ikintu cyandije cyane ni ku buryo bwo gukora. Wenda ndabona akazi cyangwa se ndikorera ndashaka igishoro nkore. Ibyo bintu rero bitarabibona ko ari bibiri, ubuzima bari danje. Iyo ugize Imana rero ukabona kimwe muri ibyo, ukabona akazi wenda akagwema ku kwezi, karera abana bagakura, ukabarihira ishuri, ukabagaburira, ukabitaho nk'umubyeyi, ubuzima bugakomeza, aba ari sawa. Cyangwa se wowe n'icyo gishoro ukabasha kugenda ugakora, ugacuruza, ukabona biragenda, abana ukabarihira ishuri, umwana ukamugaburira, ukamwambika, ari wowe mubyeyi we umwe areba, shaguha n'agaciro cyane. Hari umugabo afite n'umugore we, nyine abo bantu barabana pe, nta n'ikibazo bafite, ariko ugasanga umugore we ku bintu bijyanye no gukora nta kintu nyine yitayeho, yibereye aho ngaho arategereje ngo umugabo ngo araza n'ibi n'ibi, we nyine ntagire n'igitekerezo cyo kuba yashaka akazi cyangwa se ngashaka ikintu gishobora gutuma ava mu rugo. Nk'umuntu wigeze kugira umugabo akagera akagenda, abagore bameze gutyo babagiriye inama? Inama nabajyana yo gukora,
kuko umugabo aragira ati ntabwo zansaba byose, tuzansaba kotegisi, nsaba amavuta, nsaba ikariso, umwana nsaba umugati, bizavamo? Ati reka reka. Ati rero wowe nk'umudamu, kuko urabona iyo umugabo atashye wenda akaguha amafaranga ukajya guhaha, ugomba kugira akantu ko kwizigamira, sibyo? Akavuga ngo nimba yamaye 5 ndahahisha 3 2 mbibike, ejo bundi ajye kubona abone uzamuye nk'akantu k'aka business, azakubaza ase mada ayo mafaranga wayakuye he? Uzamusubiza ati ayo mafaranga nayo nagiye nizigamira. Urumva? Iyo umubwiye gutyo rero ngo wagiye wizigamira, ikintu cya mbere atekereza ni ngo uyu mugore wanjye afite ubwenge, ni n'umuhanga. Urumva? Ntazatekereza ngo yavanye hehe, kuko wamubwiye ngo ni amafaranga wagiye umereza, igenda nizigamira gake gake. Icyo gihe iyo ufashe 100 wizigamiye, ukabijyana ukabijya kushora, ukabona aracuruje biragiye, ewana ubona rwose umuryango ari sawa, anagwa fesitazi, umuntu urukundo ruriyongera, ahita abona ko afite umugore uzi ubwenge nyine to. Erega hari n'igihe uba umwizeye, ariko ukazasanga n'ibyo bibazo biraje nyine arigendeye. Icyo gihe ugasanga nibwo ugiye gutangira gutekereza kuba nyine wagira icyo ukora, kandi iyo wari usanzwe wikorera kandi wenda iyo wari usanzwe wikorera nyine yari kugenda, ntabwo wabura kubabara kuko agiye, ariko nibura uba ufite aho nyine wahera uvuga ati none nsanzwe nkora, mwana wanjye ntazabura. Nta nubwo bigukoraho cyane usanzwe ukora. Amagambo y'abantu niyo sigara uhanganye nayo, sese birasi bibaho gitandukana n'umugabo, usanga abantu nyine rimwe na rimwe bavuga uriya ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye, amagambo yo baravuga cyane, ariko iyo umuhanga wirinda kumva abantu, ubima amatwi, kuko ari abantu tutabasha kwakira ibintu kimwe. Basanga umuntu barakuvuze kananirwa kubyakira, basanga umuntu ariyahuye kubera ki sosiyete iri kumuvuga ngo runaka byagenze gutya, runaka rero atambutse, gasanga ibyo bintu biragukoraho cyane. Icyo gihe rero kugira ngo ubyirinde ubyima amatwi, ubuzima bugakomeza. Hari umuntu nawe waciwe intege nkawe, nawe yari afite intego runaka y'ibintu ashaka kuzageraho, nawe acibwa intege n'ababyeyi be cyangwa se n'abandi bantu bamuri hafi, ariko we noneho ahita yumva nyine ko birangiye, nyine yumva bimuvuyemo burundu, ari aho ngaho nyine nta kintu akora cyo kwiteza imbere. Uwo muntu wamugiriye inama we? Cyane namugira inama yo kwiteza imbere, agakora, akarekura amaboko mu mifuka agakora. Urumva? Kuko iyo wicaye ugategereza ngo runaka azamfasha, runaka azagira ngo n'ubundi nimwe mwanze ko njya gukora ibi, ubwo nyine ngo muzajya mu mico nshaka cyose, ntabwo byakunda. Gute se bagore ibintu byose ushaka? Ntabwo byakunda, kuko nabo ibyo bashaka kwitezamo imbere. Nawe rero bisaba ngo ushaka akantu gato, niyo kaba ari gato ariko kinjiza. Wakwinjiza 500, wakwinjiza icyo gihumbi, ariko kiba kinjiye. Uba wakenera amavuta ukayabona, uba wakenera amavuta yo kwisiga ukayabona. Hewana, ngira ngo uri kugenda uduha ibitekerezo byiza cyane, abantu badukurikiye namwe mwumvireho. Uyu ni umubyeyi nawe wahuye n'ibintu bitoroshye, ntabwo byoroshye, nubwo ubona ni mutoya, ariko ntekereza ko imyaka amaze hari ibintu byinshi yabonye nyine bikomeye, ariko arakomeza agapushinga kugira ngo akomeze abeho neza, ndetse akomeze no gutunga abana be babayeho neza, batabura amafaranga yo kubishyurira ishuri. Ibyo bituma nyine umuntu akomera mu buzima. Ese izo challenge zose wagiye uhura nazo, kukwangira ko wiga ibintu ushaka, gushaka umugabo mugatandukana, ni irihe somo wagiye ukora mu bintu nk'ibyo? Isomo nakuyemo rero ni uko mu buzima umuntu wese atabona icyo ashaka, sibyo? Nimba wenda ugize amahirwe runaka, ukabona ayo mahirwe arakugwiririye yafatirana, sibyo? Nimba ugize nk'uko wenda nagize amahirwe yo gushaka, navuga ko nashatse nyine, nkagira urugo, mbere nafite urugo rwiza pe, ariko nyuma navuga ko ari Satani yarugiyemo. Satani araza usanga birivanze,
nuko nyine birarangira, ariko nyuma yabwo naje kwiyubaka, naje gukomeza ubuzima, sanga nyuma ya biriya hari ubundi buzima. Yego. Sibyo? Nagiye ngo nihebe cyangwa se ngo ngende nifate mapfubyi numve ngo ubuzima burarangiye. Oya, ubuzima burakomeza iyo ugumye gushikama hamwe no gusenga. Nibagiye kubavuga ko n'amasengesho abigiramo uruhare. Yego. Ko depresi bakuvuga, depresi bakwandagaza ngo bakwita n'amazina. Ntabwo babura amazina bagenda bakwita. Gusa iyo usenze Imana ikagufasha, ubuzima burakomeza. Bivuze ngo isomo wakuyemo nuko ibintu bikubaho atari iherezo nyine ry'ubuzima. Nyuma yaho y'ibyo ngibyo n'ubundi ubuzima burakomeza. Hari n'igihe rega nyine ubona kuyemo isomo, hari ukuntu umuntu ajya gushaka nyine akumva ko agiye muri paradizo, ibintu byose nyine ari amahoro, ariko wagerayo nyine ugasanga ibyo wowe wumvaga si byo ubonye. Naho haba ukuyemo isomo rikomeye cyane buriya. Ubu ntekereza ko ufite noneho ibintu waganiriza umukobwa wenda gushinga urugo, amubwira uti nubwo ugiyeyo nubwo mukundana ubona kwitashe, ariko umenye ko hari igihe byahinduka. Hari igihe runaka wenda experience amaze kujya mu rugo, hari igihe runaka iyo ugishaka. Yego. Imyaka wa mbere muba mukitana sheri shusho, urukundo rugishyushye. Hari undi mwaka wa kabiri none wenda si imyaka 2, urukundo ruba rugishyushye. Umwaka wa 3 mutangira gukubana, mugira nk'utuntu rutumvikanaho, ugasanga muragongana cyane. Icyo gihe rero ubwo utangiye nyine ubuzima bundi, ishuri ryo kwiga. Yes, wa muntu ugenda umwiga nawe akwiga gake ugasanga nyine birakomeye. Ntabwo biba byoroshye. Hari abantu uruta cyangwa se mukaba munangana cyangwa se bo bakaba bakuruta, nabo bategereje ko igisubizo cy'ubuzima kizava mu rugo. Urumva nta kintu bababwira? Oya, icyo nababwira ntibakashyire ku byiringiro. Ugasanga wenda afite imyaka nka 40, reka bariyo dufatiraho uwo muntu abakuze, ariko ugasanga n'ubundi nta n'ikintu afite, araho arakennye, wagahora asenga Imana nyine ategereje umugabo w'umukire, uwo nyine ategereje ko azamuhindurira ubuzima. Ubutumwa wa mwana uwo? Ubutumwa ni amano bwo gukora cyane, kuko uwo mugabo w'umukire ashobora kumubona umugabo w'umukire pe ufite ibintu, ufite ibyo bizo, ufite ibimodoka, ufite ibiki, ariko yarugeramo narugiremo amahoro. Ugasanga ni wa mugore barurira. Yego. Afite ibintu byinshi ariko ararira kubera iki? Umugabo we yashatse yirirwa mu ndaya, aracyura umugore aba indaya mu rugo. Abandi bagore ugasanga muri urwo rugo rwe aratahamo abandi bagore. Sibyo? Umugabo akamubwira se urarizwa n'iki? Nisimuhahira, niwambara, nurya neza, nuba ahantu heza. Ugasanga aramucyurira kubera iki? Afite bya bindi yaje ashaka. Urumva? Ariko urukundo wacu nta rukundo ruhari. Yego. Ese ubona wowe ari ye mpamvu umukobwa ugerageje kuba yifitiye udufaranga twe, anafite business zikora neza, kubera iki badakunda gushaka abagabo? Ubona ari nk'iyihe mpamvu ibiteye? No kwanga ko gasuzuguro, no kuvuga ati n'ubundi buri kintu cyose ndakiha, nta mpamvu yo kuzana umuntu uzanesha umutwe? Ubyumva gute wowe? Nyine impamvu wenda mbitekereza gutya, impamvu abakobwa cyangwa se umuntu abenshi baba bifitiye amafaranga yabo, na business zabo zikora neza. Umukobwa ufite amafaranga rero kuvuga ngo aje gushakwa n'umugabo udafite amafaranga cyangwa uyafite, abenshi mentalite zabo bumva bakwibyarira hanze, akaba yagira umwana arera ariko nagira umugabo, akumva ko naba afite umwana rero umugabo niyo ntacyo byaba bimubwiye kuba adafite umugabo. Sibyo? Kubera ko yanga izo stress nyine, nawe aba yumva izo stress z'abagore ngo bakoze divorce, bagize bate, ugasanga wenda afite n'abashuti be birirwa bamubwira ngo bankubise, byagenze gute, ukumva izo stories zose ziramujyaho, akumva zinutswe abagabo. Aragira ati nimba afite amafaranga yanjye
mbasha kwitunga njye n'umwana wanjye, kuki nabaho njyenyine? Akavuga ngo nta mpamvu yo gushaka umugabo, njye nzarera umwana wanjye mubi bishoboka, ariko ndekane n'abagabo. Hari uwo nigeze kukibaza arambwira ngo iyo umuntu afite amafaranga ngo nawe aba akeneye ufite amafaranga. Ubwo rero ngo hari igihe aba atarabona ngo uwo muntu uhuye n'ibyifuzo bye, ngo akaba ariyo mpamvu ashobora kudashaka. Ariko nanjye nemera ko uriya mukobwa ufite amafaranga ye, azi ko yahindura igisuku uko abishatse, azi ko yasa neza, azi ko ashobora gusohoka akagenda akaryoha wenyine, nyine umugabo ahari ahita yumva wapi kabisa. Oya, njye maze kuganira n'abantu benshi n'abakobwa benshi baragira ati njye mbashije kubona amafaranga, nkabasha kwitunga, nkabasha kuba mu nzu yanjye, nkabasha kuba buri kimwe cyose nkeneye myiha, nashaka umugabo nerinda, mwirerera umwana wanjye, ibyo abagabo nkabireka. Kandi par experience, kubera iki ibyo bigambo hanze societe hanze bari kureba bagenda bumva runaka na runaka batandukanye, runaka na runaka bareba barwana, runaka na runaka byakomeye, urumva izo experience rero zigatuma abantu bagira ubwoba bwo kuba bashaka. Yes, nizere ko nawe niba ufite amafaranga yawe ushaka kuba uri gutekereza kuzashaka cyangwa se kudashaka, byose ni amahitamo yawe. Nta muntu ngiye njyakiro pressure ngo kudashaka ngo kutagira urya, aba ari amahitamo yashatse yashaka cyangwa akabyihorera. Ntekereza ko nta mategeko abihana, kuko abashatse bose ntabwo ariko bibagendekera neza, ariko nanone abadashatse bose siko bishima. Hari n'abashaka bose bikabagendekera neza. Byose birashoboka, ni amahirwe abantu bibonera. Yes, tugeze mu gace kacu ka nyuma. Ubwo ingingo y'umunsi twayirangije, twaganiraga ku nzozi n'ubuto naduha experience gatoya ku buzima. Agace ka nyuma ko noneho abari utuntu nyine dusanzwe tugiye kwiganirira, n'utubazo nyine dusanzwe tu. Aline, ubundi ni umuntu uteye ute mu buzima busanzwe? Umuntu utazi Aline agiye kukubona bwa mbere yumve ko Aline ari umuntu umeze gute? Umuntu utanzi, ndi umuntu woroshye ubuzima, cyo nicyo cya mbere abantu banzeho. Ni sociable. Ushobora guhura nawe bwa mbere ugira ngo tumaranye imyaka 5 tuziranye, kubera iki? Turahura tukaba duteye story, turaganira, ugasanga unyisanzuyeho cyangwa ngiye mwisanzuyeho kurusha uko wabitekerezaga. Ubwo niwe ngiye rero, iyo ngeze ahantu mbasha kwiadapt. Bya bintu mvuze ngo ngeze ahantu uratangira utangiye kwishisha, utangiye kugira ubwoba, wakenera n'amazi yo kunywa ukabikana yasaba, reka da ngewe nimba ngeze ahantu nkabona mbasha kwiadapta hari ahantu, okay, nimba nyine ikintu ndagisaba. Ubwo rero ngewe ndi sociable cyane, ndi sociable, n'umuntu woroshye ubuzima. Mu buzima nyine mba numva nyine ninjya kubukomeza ubwabwo burakomeye, ndabworoshye. Ukunda kwambara neza ndabizi, umuntu nyine ewana uragerageza uko bishoboka byose biri komeye, cyo ngira ngo abari kukureba bari kugenda babibona. Aline iyo yambaye neza kuri we aba yambaye gute? Niyo nambaye neza hahandi uvuga uti nitaye ngo bari bundebe, njye ubwanjye ndumva aha nambaye neza, wambaye gute? Okay, njye iyo nambaye neza wenda kuri ako nkunda umwenda w'ipantaro, akenshi nkunda kwambara ipantaro. Niyo nambaye ipantaro, kubitaga agashati kanjye, nkunda no gutebeza. Kubitaho ishati yanjye nkatebeza, nkambara keshi hasi ifunze. Mba numva nambaye neza cyane. Ukunda ayahe mabara se? Nkunda umutuku. Ukunda kwambarira umutuku cyane? Nkunda ibara ry'umutuku cyane. Hanyuma iyo wishimye icyo gihe haba habaye nk'iki? Ikintu nyine kiba ewana ukumva urishimye, ukaba nawe wamara n'iminsi 2 wumva wishimye, icyo gihe n'iki kiba cyabaye? Okay, nyewe iyo na kintu cya mbere, iyo nahuye n'abantu tukaganira, wenda nk'urungano, abantu tungana tukaganira, tugatera story, ewana tukaba twanasangira, numva nishimye. Ushobora kumara n'iminsi 2 numva nyifite akanyamuneza muri njyewe. Bivuze ngo ukunda gusohoka? Yes, nkunda gusohoka. Yes,
ugahura n'abashuti bawe n'abashuti banjye tugatembera tukaganira tugatera story abana mba numva ari sawa. Iyo wariye neza akavuga ati aha nariye pe nariye neza wariye iki? Nariye umuceri n'ifiriti n'ifi. Byose ko ari bitatu. Ko ari bitatu. Umuceri, ifiriti, ifi. Ibyo bintu rero nabiriye mba numva nariye neza. Yego. Kunywa nkunda akaji kitwa apple. Niko numva cyane kandyohera. Ngira ngo tugiye kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko abantu mudukurikiye mukunda ibiganiro byacu mujye nabyita kudufasha. Iyo ukanze subscribe buriya hari inkunga ikomeye uba utanze kuri batwebwe, ndetse ugakora like niba wakunze ikiganiro cyacu, ndetse we wagize amahirwe yo kucyumva buriya hari ikintu uba wumvishemo ariko kumva wagisharinga n'inshuti zawe, abo nabo iyo ugisharinze nabwo ubukoze cyane, hanyuma ukanaduha comment. Uyu nguyu yatubwiye ubuzima bwe, ariko nawe hari byinshi uba warahuye nabyo ukumva ucitse intege, ushaka kutwandikira muri comment ukatubwira ati ndabyumva neza cyane byavuze nabyumvishe kubera ko nanjye byagenze gutya na gutya. Hari abantu buriya basoma comment bikaba byabafasha, cyangwa se wenda ukavuga ati nanjye ndashaka tuzaganira nkabasharinga story y'ubuzima bwanjye. Byose naribi rwose turabyemera kandi uba ukoze cyane. Iyi ni BVN TV Rwanda rero. Aline, ndagushimire wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Yego namwe wakoze cyane. Nitwa Jacques Morgan Tuyizere. Kora subscribe kuri BVN TV Rwanda ujye ubana natwe mu nzozi n'ubuto, mu byegeranyo bitandukanye n'ibindi byinshi bizajya bikugeraho neza gatanu kuri